Kambabwire rero witondo cyiza umunsi mwiza turi kuwa gatandatu turi weekend kabisa weekend inoze turi mu gitondo kabisa cy'umunsi wa gatandatu nibiki rero bituzinduye nk'ibisanzwe murabizi ko ari ya makuru y'abastari muri rusange ndetse n'ibyamamare agiye agezweho ubu rero agezweho ni abahanzi b'abastari bo mu gihugu cya Nigeria ni P-Square iherutse gutandukana mu myaka yashize ariko baza gusabana imbabazi ni impanga ebyiri rero ni Peter Okoye na Paul Okoye aho Paul Okoye rero ubu ngubu yazamuye ikirego gikomeye cyane aho Paul Okoye yiyandikiye indirimbo yarangiza ijyana muri studio ya studio ikaza kwiba indirimbo ye ikayiha umuvandimwe we Mr P cyangwa se Peter Okoye. Uyu rero Paul Okoye muramuzi cyane ni uyu wa Madrid, uyu ufite Madrid niwe bita Paul Okoye. Undi rero witwa Peter Okoye no hirya ye uwo mutipe utajya ugira Madrid ariko bigaragaje ko ngo yibye indirimbo ye aho iyi ndirimbo yakorewe muri studio uwo bita Paul Okoye akayikora yamara kuyikora producer wayimukoreye bigaragara ko ari we wanayihaye Peter Okoye cyangwa se Mr P. Amatiku rero y'aba basore be bombi yongeye kuzamuka muri iyi minsi kabisa iki cyumweru ntago kibasiga amahoro dore ko amatiku yabo yongeye kuzamuka ku rwego rwo hejuru. Paul Okoye akaba yazamuye itiku bitewe n'indirimbo ye yanditse, indirimbo ye ikaba yibwe. Biravugwa ko rero Paul Okoye agiye kuzamura ikirego gikomeye cyane kuri uyu muvandimwe we witwa Peter Okoye, aho Paul Okoye ikirego cye agiye kukizamura akarega studio akarega n'uyu petit frere we cyangwa se umuvandimwe we. Nkuko tubikesha rero Kigali Today kabisa yanditse iyi nkuru ivuga ko Paul cyangwa se muri P-Square yashinjije umuvandimwe we kumwiba indirimbo. Umuhanzi Paul Okoye uzwi nka Rude Boy akaba n'umwe mu bari bagize itsinda rya P-Square ryakanyujijeho kabisa mu muziki wa Nigeria arashinja impanga ye Peter Okoye uzwi nka Mr P kumwiba indirimbo. Paul rero atangaje ibi by'uko yibwe indirimbo n'impanga ye nyuma y'uko Mr P aherutse gushyira hanze indirimbo yise Winning, ndetse ibyo benshi bibazaga kabisa ku bwiyunge bw'aba basore bombi bisa nk'ibisubiye irudubi. Rude Boy rero yatangaje ko ibyo kwibwa indirimbo abinyujije ku rubuga rwe rwa Instagram, avuga ko kimwe mu bitangaje uwari wamukoreye iyo ndirimbo ari nawe wasohoye iyo ashinja kwibwa n'impanga ye. Yavuze ko impanga ye Mr P yaririmbye iyo ndirimbo ijambo ku rindi nk'uko yayanditse. Yagize ati rero izina ry'indirimbo Winning yanditswe inaririmbwa na Rude Boy. Ati yakomeje rero agira ati yakozwe n'usanzwe unkunganyiriza indirimbo producer none ubu bishoboka bite ko ubu se ndasabwa gushyira hanze ikindi gice producer, ikibazo cyanjye kizagarukwaho undi munsi. Ikinyamakuru rero The Vanguard kivuga ko Rude Boy yasabye ko bazana indirimbo zabo eshatu nawe akazana izindi yari yahaye producer, maze impamvu bakoze indirimbo ye ijambo ku rindi. Rude Boy rero avuga ko iyo ndirimbo bamwibye yari imwe mu zigize album ye azashyira hanze umwaka utaha muri Kamena. Rude Boy rero kandi mu bundi butumwa yashyize kuri Instagram
yakomeje avuga ko azashyira hanze umwimerere w'indirimbo ze zose akeka ko zaba zariganywe cyangwa zibwe. Ibindi rero bibaye nyuma y'amezi 3 gusa Peter na Paul bakoze igisa nk'umusangiro wari ugamije kwiyunga, bahujwe n'umwe mu banyapolitike bo muri Nigeria, Peter Obi, abasaba ko bakwiyunga ndetse bakagaragaza ko kabisa ko ku mbuga nkoranyambaga zabo kabisa basa nk'abishimiye iki gikorwa. Ni Rude Boy rero uzwi ku izina rya Paul Okoye na Peter Okoye uzwi ku izina rya Mr P n'itsinda rya P Square. Bumva ko kari karurimo n'ubundi karacyarurimo, karacyarushegesha ngo arimo rushegesha ngo ntavura. Impanga rero urumva ko zikomeje n'ubundi kuryana kabisa, aho umubyeyi mwibuke ko bigeze kubura umubyeyi, ubwo izi mpanga zombi zikaza kudacana uwaka bitewe n'uko umwe yari ari ku ruhande rw'uko nyina bamutanze muri eliminati, undi ati gute umubyeyi wacu tumutanga. Nibyo rero bari barapfuye mbere, ariko ubu ngubu umubyeyi wabo Nziriko yararuhutse gusa nta kindi bari barasabanye imbabazi, mbese barongeye kumvikana, ariko urumva ko arimo gishegesha ntavura. Twongere rero tubane mu makuru ashyushye cyane. Kora subscribe mutarayikora, like and comment, share, ibindi naho ubutaha. Njye ndi Emmanuel, turi kumwe.